Yewe siko umuntu agira abavandimwe ari muzima kabisa. Umuntu abahungu nirukaga mbagurira amapura, none ngeze mu bukene, ngeze mu bibazo, ariko nta no kuza kunsura. Shabisi ndababonye kabisa. Bagiye bambwiye ngo bagiye kunzanira agafu, agasukari, igikoma, none ndebera. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mezute waramutsute, umeze neza uri muzima? Akadaku sawa inshallah. Ugeze hese? Turashimira Imana alhamdulillah. Mwebwe bitotsi by'idaku bikugeze he? Iminsi yagiye rero mwihangane. Ibada nyinshi, ubusabe bwinshi, kwicuza kurekure tarimo kuruha. Sawa. Turashimira Imana n'ukuri ntacyo tuyishinja pe. Bana turi imbere rwose cyane. Ni neza pe. Amva twanakenyeye ahubwo tureke no kwitegura. Twakenyeye imikenyero twarayiteguye. Kariba ahubwo rwose aho uzayisarira inaha. Bari uburyohe pe. Ahubwo nukuza ufite iriremereye rwose tukargira idi dusharamye. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kesi. Naam mama. Ako sema kuri ko mumamagara ntuvuge ukaba uri mu bitekerezo byinshi wabaye iki? Umva rero mwana wanjye, ubu ntubone twicaranye hano ariko ndi kure cyane. Ndatekereza ku mwana wanjye nkumva nta mahoro mfite. Umfashije ntiwajya muri dushe ukajya kumusura ukandebera uko umwana wanjye ameze koko. Bamutekerezaho se yabaye iki? Ariko ruriya si urugo mwana wanjye. Uretse guhatiriza gusa bya kibyeyi, ariko rwose umuntu atamwitayeho rwose ngo amwubake amureme umutima, umva nta cyaba kigenda, ntacyo naba mubariye nk'umubyeyi. Kumakari wowe uri kumuca intege ubundi yabaye iki? Hari ikibazo yakubwiye yagize? Aragifite mwana wanjye, iby'abagore ntago wabishobora kuko ntiwanabimenya. Ntago urwo rwego urarugeraho. Ukaba wumva yuko se yabaye iki? Ariko se wagiye ukamundebera bigutwaye iki? Nta kibazo rwose ko n'ubundi nari namutekerejeho numva nta mahoro mfite, ahubwo umfashije wajya muri dushe wihuse uhaza ukajya kundebera umwana uko yanaramutse. Ndetse nicyo cyatumye ubyuka wicaye hano? Cyane. Wicaye utekereza wagira ngo warayurira? Nta mahoro mfite. N'ubundi nari mukumbuye reka nze ngeyo. Ubwo reka mubaze antegurira utuntu. Nese ndahita njyayo? Ahubwo jya muri dushe witinda. Ubwo nyine reka nakoze dushe ndaje. N'amasaha y'ifutari agere ugeze hano. Ntago nagaruka nageze. Siko nsigaranye ikijumba kimwe nakuye mu mufuka
ko kwa rutambi nayo nikoreye kanze ndebe ko aricyo nakiririrwa. Yego wowe yalora yego muraboneza ni karibu nyine dore agatebe mfite naka ntutegereze ngo ndajya mu nzu kuzana kandi nako ndagura. Sawa murakoze. Nkwere nise muragenzwa n'iki na amahoro? Yego na amahoro. Twaje tubaririza kwari twayohana. Bari mwayobaho tuba cyane. Nise mwaje mudushakira iki ko tutabazi? Ngaho mutatwibuka se? Ntabwo tubazi pe ntabwo twize tubabona. Birumvikana kuko nabonaga nyine waguye muri koma, muri make nyine nabonaga warangiye, nyine naguciyeho muri rigori, mbona wangiritse cyane, mbona nyine umeze nk'umuntu wapfuye ku buryo nanjye nakurebye ubwo baburanyica, mbona nyine ubwenge bwanjye kubyakira birangoye, mpita nkutabariza abantu nyine baraza tukujyana kwa muganga. Ariko ikibazo nyine cyabaye twakugishije kwa muganga, natwe mu rugo hahita haboneka akabazo gatunguranye, bahita bamamagara nk'abashije kumenya amakuru uko biri bugende nyuma. Ariko icyizere nari mfite ndetse nyine nsigarana nuko nari maje kugeza kwa muganga, ndavuga ati byanga bikunda twe tubazo ngiyemo niturangira nzaza kubaza amakuru yawe uko bimeze. Naye ndi guca abantu mu nzira nuko noneho nagiye kumva numva abantu banurutse inyuma, ngiye kumva numva umuntu ankubise ikintu hano, hita nimba nahise ngo igihumure kuko nanjye nakangutse mbona ndi kwa muganga rwose. Nyine barambwiye ngo hari umuntu wahanzanye ubwo kuko nahise mera nk'umuntu ugiye muri koma sinamenye ibyabaye. Ese kuki twakangutse ntitubabone mwahise mugenda byese bigenda bi nyine twagize utwo tubazo tugenda nyine kumva bari bamamagaye, ntabwo nari kubura kugenda, ntabwo nari kubona ibyo sobanurira mu rugo. Gusa nyine Imana yarakoze uburyo kinakubonaga nabonaga nta buzima pe, ariko n'ukuri Imana nishimye niyo tubikesha. Noneho n'ukuri warakoze, nta n'icyo mfite nakwitura pe. Oya ntacyo ko wasanga nari kubona uri kuhapfira. Injira harakinguye ma. Injira ntago hakinze. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu ma. Karibu Makesi. Meze neza. Habiba amakuru cy'iminsi. Alhamdulillah. Uzeho kadahari. Kuva mwanjyanira umwana nta makuru wagarutse kumbwira. Erega umubyeyi ahorana ibibazo. Ndabyumva. Twagezeyo dutinze, ibibazo by'ifitari, guteka ifitari, gutekera abagabo ifitari, niyo mpamvu tutahise tugaruka, ariko araho nta kibazo. Sinzi niba wibuka ko hari inshingano naguhaye kandi zitoroshye. Buriya umubyeyi agiye kukubwira ngo nkuragije umwana wanjye, urabizirikana wangu. Ibintu biba bitoroshye. Ni ukuvuga kuba naramuguhaye, namuguhaye nkamuramukazi ariko sinajugunye. Nawe nagira ngo ndebe ko nta ya mashari y'abaramukazi ufitemo. Ndebe ko ukeneye ko yubaka.
erega turetse yuko muri n'abavandimwe rwose iki ni igihe cyo gukorera imigisha. Ubwo uzi ikintu ugiye gukora wowe, uzi ikintu ukoze muri Ramazani, uremeza yuko wubatse umusigiti. Uzi ko kunga umugore n'umugabo none byongeye muri iki gihe turimo, ukabona barasubiranye babanye mu mahoro. Uzi ko wubatse umusigiti, ngaho bazi iyo migisha rero yo kubaka umusigiti utashyizeho itafari. Urumva atari akantu keza wakoze. No tureke n'iby'abavandimwe, wowe ifate nk'umuntu ugiye gukorera imigisha nk'uko wabisangana n'undi, ukabikora ukitambukira. Bigize kuba ari abavandimwe, bigize kuba noneho ukoze dawa ikomeye. Komereza aho ngaho, Imana igumye bigufashe. Rega makesi nanjye ibyiza nta muntu utifuza ibyiza mba mbishaka, gusa Allah yoroshye bizacemo bizagende neza, ntakundi nyine ariko bizacamo pe. Ibyo ari byo byose ni wowe uri kumwe nabo, kandi ikindi nanone ndumva utabura iminota yo kunyaruka, n'iminota 5 irahagije kujya kumenya uko baraye, uko baramutse, niba hari igihindutse, nawe ugomba kumenya uko ukigorora. Ntabwo nifuza rwose ko firi yagaruka hano. Erega umubyeyi ahora yifuza ko umwana yubaka nuko ari ibyanga. Magesi rero ndabona amasaha agiye yo kujya kureba abana, n'amasaha y'ifutari ndabona agiye kwegereza ngiye guhaha. Habe haguruka nguherekeza mugana, amasaha aragiye. Hano sheri uri hehe ko nageze ahandi kandi motari amereye nabi, nibagiwe agasakame kanjye mu biro kandi nta mafaranga nazi. Banguka nahageze kandi wambwiye gusigara nahageze. Angane gatoya ariko utegereje hano hepfo oya nagari kuyanga n'iminota mikeya. Noneho nanjye ngereranyije n'abo bakobwa moto. Oya ihangane gatoya araje. Se wagiye koga utamubwiye ngaje. Namubwiye do nibagiye nanjye agasakame ngafite ngasiga mu biro nyine. Ariko ihangane gatoya araje. Moto akira mfasha muhamagare numve ko aza, namubwiye ko nahageze. Alo sheri, wambabariye koko mwirebero nahageze ukabanguka, motari amereye nabi, ihangane pe. Motari amereye nabi kandi nahageze tuhamaze iminota irenga 2 yose, kwera uri mu duki wakwihanganya ukazamuka. Sawa mota ngihangana araje. Natemeye kariti. Atuye hano mwirebero, arambwiye ngo araje. Urugo ntago nduze ariko yambwiye ko nsiga hano. Akse igihe wamuhamagare ko ataraza. Arambwiye ngo araje, ihangane gato ya moto kandi urabizi ntago nakubeshya. Ubuse we aje kumagarika hano, ihangana araje. Cyangwa niba abatipe bababwira abashiri babo bakaza bakabihorera. Oya moto bimushyira mu rwo rugero. Ni umuntu w'inyangamugayo cyane. Kuri phone se nta mafaranga ufiteho? Nta mafaranga mfiteho, nayanyakoresheje. Station no murayishyiraho? Nabimubwiye station no nkarayashyiraho nta kibazo. Kanagereza iminota 2 yonyine n'abataraje. Rwose ihangana yarabaje. Ndagutwara. Ntanganye.
ese ubundi mota turi kuganiriye nk'abantu bakuru urumva inote y'igihumbi koko yatuma dushwana kweri? ubu se reka nkubaza, ubu uri kubona naje kwirirwa nendera mu muhanda cyane nazanywe n'akazi? Ndabizi waje mu kazi ariko uko byagenda kose araza, niyo atanaza nareba n'ahantu nyaka muri quartier wansubiza inyuma nkareba ahantu nyaka. Wampa ingwate? Ingwate yikitse mota? Ingwate ubu ngubu rega nanjye mba naje mu muhanda nje gushaka amafaranga. Mota ingwate se ndaguhiye ingwate ko nakubwiye ko nasize isakame, urumva ingwate ndi buyikure? aho suri kubona igihe na Mariya hano ariho ndi bukorera umunsi wose. Oya sinakubwiye ko ngwana station no masi yangani cyangwa nizarenga abatite b'i Kigali bigiri zo kubabera. Nukuri narenge zirimo ndayago. Ongera umuhamagare. Nongeye muhamagare basi. Iminota 2 subirashize ubundi batase twaye tuvuganye iminota 2. Motari mwabaye muti. Naga iminota 2 ishize singane muhamagaye. Urana iminota 2 yari yashira. Yangana iminota 2 nishira ndeta muhamagara. Iranarenga. Nacu reka nongeye muhamagare sibyo? Nongeye muhamagare. Okay, uri he kwera? Urayango bamfungire mwirebero koko ntanahazi waje basi ukanyishyurira moto. Kuko nakubwiye ko nibajya agasakame muri biro kandi ko wari ubizi ko ndi mu kazi wumvaga nabyibariye pe mbabari rubanguka. Okay, reka manze nkuremo kasike mumaze neza. Biko. Uyu mutipa naturuka ni kure cyangwa arate. Igihe twagera ahangaha kuki ataratugera? Kuko Imana sinkubeshya nago unasurumva nakubwira ngo abamwirebera atabamwirebero ngiye nabanje mwirebero gukora iki? Ambwiye ko abamwirebero nabwo atega ihangana raje sampaye iminota 2 akongera akamunota umwe gusa iminota 3 wabuteze ihangana raje rwose. Aso mutipe wawe kataraza aratugeraho ryari? Ubu sinihanganye igihe kinini kirangiye. Iminota 2 yagwaye. Ubu munsi wose ngiye kugukoreraho. Ntago unkorera motari wese kandaje ihangane. ISOMO RY'UBUZIMA. Ubwo se nayabona kwene urumva mfite amafaranga yo kwishyura kwene. Nonese reba igihuma maze mpagaza. Twihangane naza umuntu mukuru arashyiramo akantu nawe arabona ko yagutindije nk'umuntu mukuru. Wajya na gahunda yarafite ko mwari mufitanye gahunda? Yarafite gahunda uziko nkuye no mu kazi buriye. Ni igihe cyane to. Igihe cyanjye ni cy'amafaranga. Nari gutegereza ndarambiwe. Yangane ndabizi karamu. Nimba ari ibyo urama icyo ntwari cyangwa ukuremo inkweto nyijyane. Watarananda tanambaye ibirenge. None ihangane. Ko nagutegereje igihe kikaba kindangiriyeho. Umva nkubwire reka nongeye muhamagare. Amasegonda noneho. Nirumva ataje mpite mbyihorera. Twisubirire inyuma tugende muri quartier muhe amafaranga. Biravabo. Nibyo nashaka kuvaka. Amasaha 2 duhagaza. Kandi muhamagare ntari. Alo subwo she none wabaye iki kweri? None wo motara ngo ageze naho kunkuramo inkweto kweri? Ubona urumva umusheri wari butaye yambaye ibirenge koko. Aha ngaho banguka. Okay, so motanganga natugeze. Motanganga naraje. Nora ndi kureba siriko zayo. Niba. Urabona atabangutse. Sinamwe umwana mwiza nago yaneza abanereka. Ntago ari umwana mwiza. Kubera iki? Usigiye tumare ahangaho nubwo ubonye ubwiza bwe. Cyane rwose wimunenga. Yari kuba mwiza ariko yahageze tukahurira. Oya, nashobora nawe yagize izindi mpamvu. Okay. Sidi. Nezitera? Ndaho nyine wanyirije ahangaha motara aramereye nabi. Mota, mumaze igihe kingana iki hano ku buryo wumva yuko igikuba cyacitse? Gishyira nigendera wa. Rekona kwishyura ngayo mota ikibazo nagaramuva. Rekona amasaha 2 maze hano. Ariho naje gukora akazi kuri sheri wa. Muri make ngira ngo mbwire amafaranga tukishyura nangahe. Dufatanyije business ni 3,000. 3,000. Stationoma irimo. Muvuye hehe mugera he kugira ngo igihumbi naga stationoma y'igihumbi. Bo mota nta kibazo ayo mafaranga naga ari menshi cyane ku buryo tutayago. Ako nawe ujya uca make yawe. Ubu iki gihe turimo naga ari cyo gupfusha iminota ubusa.
mota turabyumva ariko nyine reka tukwishyure iminota amagaze ahangaha mbamaje gutwara abandi nk'aba nka batanu yamuhe okay, reka nguhereze amafaranga ariko ujye uca bugufi nyine umenye nawe ariko nawe umuntu uzajya utegera ujye uma igihe mahurire kuko motari aba ari mu kazi mota hari igihe nyine umuntu aba ahuze mu gake ako wihangane nawe nishyura nigende kunyitegura utamaze iminsi iminota ingana gutya ahangaha shiri wumve ngo nari ngukumbuye ahubwo cyane nawe urabyumva mota turakwishyura 3,000 amafaranga yenda cyeka yakugezeho nta kibazo naka SMS karakugeraho SMS kangeze ageze SMS urakoze mota bye umuntu w'umugabo cyane ine mwanyiriza izuba merci ewana wumve ngo nari ngukumbuye bya hatari dushatse nitwakitahira sari ikibazo tugende motari ikibazo dufitanye ubu ngubu umutima mubi okay reka tugende nta kibazo nyine igendere tu ari umeze na neza ariko n'inzato numvaga nta n'ikibazo nanifitiye shaka negere mu kazi rega uriya umumotari ntabwo twabura yo kumuhemba n'ubundi ntubizi uko amafaranga hari reba nk'igihe wamajije hariya kweri bo wihangane nyine natinzeho gake natinze kubyuka gusa nyine wumve ngo ndimo ndategura ibintu byinshi noneho ibyo ubona ni bikeya wumve ngo noneho ndimo mpanga kukugurira vibiti mu minsi iri imbere mbona ahantu hari amazu menshi ndamenya ari hehe nakubaza ntabwo wandangira kwa Karimu umuryango kwa Karimu bambwiye ko ari muri karito wandangiye kwa Karimu siko nta muntu utuye muri iyi karitsiye yitwa gutyo wandangiye yambwiye ko ari muri karito hano mu irebero ndi kumva aribwo bwa mbere iryo zina ryumvise hano yanjye ndabigenza ute ariko hari abantu bimukiye naho kuri kiriya gipangu kiriya reka ngira genda ukomande ubabaze uko ari buri gushaka cyangwa urakoze mwebwe bashaka iki bashaka ba ntitubona se ntabwo tubabona ubwo ariho ushaka kureba icyamamare funguye miliyoni 10 hano iyi gate igura miliyoni 10 angana n'umukono kwa nuza kwa Karimu ni ku murya ajya kwanga ku muryango ukurikiye ndashaka kwa Karimu bandangiye ko ari hano kwa Karimu ko nta zina rye ryanditse hose ariko ni se ntabwo yibeshye ntabwo nibeshye nahangaha
Okay. Aha. Babonye. Happy. Ubwo ni bari na hano. Bo bagiye kurya amafaranga. Si boss ko nzi ko yitwa Kamanayo. Ako Kamanayo, bose aba ari Kamanayo Karimu. Kamanayo iryo Ntago bamwe. mbizi. Ubundi izina ryitwa Karimu. Simba mbizi none si cyo dupfana kari amafaranga. Mbese basi barahari. Barahari. Undi utari kubona inote hano zishashe hano umenya ko badahari. Baragiye ubwo bagiye kuyarya niyo mpamvu yose bayakokomba. Igendere se basi. Ko namushakaga cyane. Nushaka ngo nguhe karibu nta karibu naguhada. Kare. Narije kureba umwana wanjye. Mwana wawe. Karimu se Kamanayo. Oya. Narije kureba umwana wanjye yitwa Diamante bamwoherereje. Diamante. Ne hano bacuru bafite ipiki ngo mbanze ncukure ngo hano haba diamante. Ndabizi kari Hano haba diamante. Ese kuvuga wa mukobwa mwiza. Wa mukobwa w'inzobe. Siko nabonye ejo bundi basohokana na nyina sinzi hano bagiye. Urani mukase ninge mama we. Ibyo si babindeba. Ubwo rero ubwo uri nyina. Ubwo uri nyina. Do. Ubushyo barabuguhaye. Ntacyo bantwara. Ubushyo barabuguhaye. Kuvuga ubushyo. Hakosa ubushyo. Urwuri. Ruturwuri. Okay. Arori hano niba ari uwawe rwose. Mere rwose ubumva ariko nakagwaye karibu urumva ariko nyine ntabahari to. Bajyanye amafaranga. Nako bajyanye diamante. Ako ushobora gukunda amafaranga. Ibintu byose ni amafaranga. Nyine amafaranga none se. Twese ntiyatugenza n'iki. Ese ntabwo nakwinjira nkaba mbategereje. Kwicara ukabutegereje. Ese uko washize nk'iminsi 2-3. Ngubu ko kubona nagwa karibu. Nta nubwo nzi naho muri salo uko hasanye mba ndi hano nkategereza umuntu ukomanze. Ko rero mere rwose ntaba nkubeshye. Ariko icyiza cyo nagukorera no kugira inama yo kuba wigendera. Onye nzagaruka nibaza. Nta kibazo rwose ubwo ufite diamante ufite byose. Nzagaruka ikindi gihe. Nta kibazo rwose. Zababwire Karimu mama diamante. Zababwire na boss Kamanayo. Boss wari konana mu gusa. Ntacyo cyakwirebera umwana nta kibazo. Nta kindi? Nta kibazo. Imana ibarinde. Nawe. Umugenda diamante muzazicunge neza. Urumvikana cyane ukeneye akazi cyane akazi ariko njye mfite gasaba kuba nyine uri umuntu w'umurakare cyane. Ntabwo nahisemo njye ndashaka akazi ahubwo niyo wambwira kurira ukampa amafaranga niyo wambwira kugendesha amaboko ukampa amafaranga nagakora. Ushaka dukurira ntago ari akazi we tuza ushaka akazi ukeneye amafaranga sibyo. Mama wari mu bitaro bityo ukeneye amafaranga ari ku ishuri kandi ukeneye gusubira ku ishuri. Yego we tuza ngiye kuguha akazi ariko akazi ngiye kuguha birasaba kuba udaseka. Nanjye mba mu buzima bwa tag life mu buzima bukakaye bya hatari. Abo ako kazi ndumva nagashobora kurenza kandi kose wampa. Magambo make cyane tumanuke tugende mu rugo. Tugende rero tukama. Tugende wowe nta kibazo ukeneye amafaranga se. Uraba utari wabateka mutwe njya numva hano i Kigali. Bipanga ko nawe kubisa waragiye. Ahora n'iki kabahanya bari banyishe. Bakoze izikisi. Bari bankuye kubijumba neza pepe. Bakoze izikisi. Ese ko najyanye umuzigo hejuru aho bita mu irebero. Ewana bari banyishe nagiye kumva numvisha uruni inyuma yanjye. Naye sinzi uko byagenze. Nakangutse mbona ndi kwa muganga. Ndabona ufite n'inkovu mu maso. Inkovu zimereye nabi bari banyishe habuze gato. Ako ndabona uri koroherwa amazi hashize igihe. Ni kugenda noroherwa nuko imvune yo mbona itaravamo ariko gake bizagenda biba.
fresh cyane nyakubahwa. Ndakubona. Uri mu kiraka se? Happy ungiye ku iseta tu. Ugiye ku iseta. Muri make nakazi ufite. Happy ntako. Tugende se. Oya ntago ibintu byose rigari ikiraka wa mugabo we. No kuvuga ngo ubushize hari umugabo na niba ari umugabo niba ari umusore sinzi namubonanye muri kumwe. Ku iseta nyine aho muri kumwe. Aho muri nyine ku iseta niho nababonye. Yes. Mukorana. Dukorana? Mukorana. Sibomana se? Oya ntago ari we. Ese niba atari Sibomana. Ese bipange we. Uwo bipange niwe nshaka ahubwo wandangiye ahantu ari nkamusanga. Kandi enda gupfa. Kereka niba ugenda na ambulance byibo. Imana yakinze akaboko yarapfuye ngo bari bamwishe. Ntago arapfa. None se ushaka kumutegera se? Ushaka kumutegera y'urupfu? Kumbona nawe ngo ntago arapfa. Noneho ahubwo wowe ndangira ahantu atuye byibura ko niba umuntu umuziranye akaba yanarwaye ntago rwose wabura no kutamusura ndangira. So basi nkurange ufite ambulance se byibura? Aba no kumusura bisanzwe nta kibazo. Bitinzeho ngo ntago arapfa. Ntago arapfa. Ngo nkurangire. Umwana urabona ndi ikigoryi? Urabona ndi ikigoryi ku buryo mbwira ngana arapfa. Yatewe n'ibisambo byari bimwisha uri kuza umbwira ngo ntago arapfa ngo nkurangira hapa. Umuntu yanamusura ariko nta nari mwitabaje nyine nk'inshuti kunzi ko mukorana ntago nabura kuvuga ngo mwana reka nkubwire. Urabizi? Uzashakira ahandi. Utabugiye no kumuhuhura. Nese ubona uko ugiye? Nagiye sha. Umva boss. Niyo mpamvu nari narabuze umuntu numa. Uko nabuze n'umuntu uzanira amakara. Ahora n'iki ko na bya bikarane bigenzi byanjye byari byambeshye ngo bizansura ntibyigeze bingeraho. Ntago we bakugezeho se ngo urebe ko wabatuma. Wapi bara ntago njya nkorana nawe. Naragutegereje ndakubura ndavuga tugwa nyine nzakurindira. Ahubwo hari ikintu cyari kinzanye hano. Nje kukubwira inzara yari imereye nabi pe. Nje kukubwira nimba wankopa agafuka igikoma n'agasukari. Sha muri iyi minsi rero ntago ndi gukopa. Rihangana. Ntago uri gukopa. Asubwo wambabariye kuko kankopa. Ntago byakunda abantu baranyambuye bagiye bambeshya banje baranyambura mitamvuga ko ntazongera gukopa. Basi nimba bo barakwambuye ni njyewe wakwambuye basi giye nko ese ko njyewe wananumagara amakara nkayazana ariko ni nyina njye nzayakwishyura ntugire ikibazo. Oya ubwo se nabwirwa n'iki nimba uzakira. None se urabona ndi umupfu? Ubundi se ugaharabura iki? Ese ko bancumbagira bisobanura ko napfuye. Urabona iyandinze umuhini ubu urabona kuba ncumbagira kuko bisobanura ko napfuye. Ntago ndi gukopa rwose ihangane naguhakanye. Wambabariye kuko inzara yenda kuntsinda mu nzu. Ntago bishoboka. Babana n'umuntu aruka ari muzima. Ntabyo waruzi se? Wambabariye kuko basi rekana napfukame mwopa rwose nzakwishyura nimara gukira. Oya umva wapfukama wagira ute sinshobora gukopa rwose naguhakaniye nta kindi ndenzaho. Wanze kunkopa? Nabyanze. Baba we burya abantu disi mu bantu uri muzima naho warwaye nta kintu bakumarira. Ewe burya abantu babana n'umuntu aruka ari muzima subwo wankopye kuko. Reka we ntago nagukopa. Ubwo se urabona uzakira ko kukanyishyura. None se urabona kuba ncumbagira urabona gukira byananira. Gukira ntago bizigera byanga. Kandi kuba ncumbagira ndi muzima none se umbonyemo umurambo ku buryo nazakwishyura. Sha nta cyizere mfite cyo kuzakira ukanyishyura rwose igendere. Noneho tuvuge ko mbonyemo umupfu. Ase wambabariye. Subwo wankopye. Wapi? Nta kibazo reka nigendera ariko Imana izakwitura. Nta kibazo reka nigendere nubwo wanze kunkopa. Imana izakwiture pe. Imana izaguhubukire kabisa. Ashe genda. Abuza gutesha umuntu umutwe gusa. Apu, genda ujya kugwa hanze urabona ukuntu uri muri gwishara. Nawe uzagwa wumve. Oshi genda. Noneho ushaka no kugakura n'amazuru n'amenyo.